mbega harimo inkuru itangaje harimo inkuru itangaje abana babiri bari bafite umubyeyi wabo witabye Imana muri 2020 baje kuri bakuramo ikipe ya Liverpool muri Cup 2011 yabazanye ari abana batoya hanyuma bavamo bayikuramo ariko ntibaza gutwara igikombe kuko Crystal Palace mu myaka 120 imaze nibwo itwaye igikombe cyitwa ko gikomeye. Hanyuma yaje kwitaba Imana ariko abo bana baje kureba finali Wembley ejo bundi. Nayo mubwira Mbappe mvuga nti se Manchester City nuko yakiniye muri quartier ya Crystal Palace Wembley abafana benshi ba Crystal Palace kuruta ba Man City. Bazanye bana iriho ya kaga foto kaba ari batoya n'umubyeyi wabo usibye ko we atagihari. Bavuga ati byibura nubwo yitabye Imana ariko turahari kugira ngo turebe ibirori bya Crystal Palace twari igikombe nkuko yabyifuza. Crystal Palace ifite umutozo utangaje. Oliver Glasner igikombe kimwe yagiraga yari Europa League haye Frankfurt muri 2022. No mutoza waje muri 2023 apare ko arakinye muri Autriche mu makipe na yatazwi imyaka myinshi agatoza amakipe yo mu Budage akajya mu ikipe ya Frankfurt akaye igikombe akaza muri Crystal Palace yari ikomeye ariko ari equipe iraho ngaho kuko bayiruka kuri finali ya Alan Pardew murabibuka batsinda Man United ya Van Gaal ibitego byo mu minota y'inyongera cya Lingard 2-1 mu Bwongereza. Alan Pardew, Tony Pulis Tony Pulis ne wabwiye Serge Gnabry gafite ibizigira yagakwiriye kujya kwikora nk'amabuye. Serge Gnabry yaro Arsenal bamutiza muri West Bromwich Albion naramure bavuga ati wowe ntabwo iby'umupira muhura. Serge Gnabry aza gukina Ubudage anatwara za Champions League muri Bayern. Hanyuma iyo Crystal Palace baga nawe Yohani Kabay barayibuka yego naba Wilfried Zaha yari iraho ngaho nyine kutyo. Hanyuma iyi Crystal Palace ayizamu yasaza ari equipe iraho ngaho Vieira yamaze kugenda yaciyemo n'abatoza batandukanye nabonye na Harry Redknapp yaje nk'umuntu wabayemo n'abandi batoza batandukanye. Ubushize batakaje abakinnyi bakomeye batakaje Joachim Andersen mu defenseur mwiza wagiye muri Fulham batakaje Michel Olise umwe mu bakinnyi b'ingenzi bayo za Chelsea ziza gutirwa ba Trevor Chalobah n'abandi batandukanye ijya ku isoko yongeramo ba Edward Nketiah ijya kugura Daichi Kamada babanye mu gihugu cy'Ubudage irangije igumana Maguire kuko Maguire n'umwe mu defenseur amakipe menshi yashakaga mbere yuko ino sezitangira Crystal Palace Newcastle yaramushakaga za Chelsea zimushaka nandi baramugumana. Ikintu yubatse mu mikino y'ikipe ya Crystal Palace ne equipe bizi neza ko itazi gwerekanya imipira migufi ariko bakaba bafite umumeneri deje witwa Eberechi Eze n'uyu Daichi Kamada nk'umu box mwiza uza kwambura imipira akaba azagomba kuyitanga bakajyana n'umupivo witwa Jean-Philippe Mateta uzi gukinisha umutwe n'amaguru icyarimwe nko ku gitego batsinze ikipe ya Man City umupira ukozeho kabiri wavuye muri defense usanga Daichi Kamada utanga kwa Philippe Mateta atanga passe give and go kwa kundi atanga umupira agahita agenda baritaho umusubiza utanga ku munyakolombia witwa Daniel Munoz ahindura santere abakinyi ba Man City nayo twagaruka ko yari yapanze nabi nta mukasira yari ifite ko yari yakinye hagati mu kibuga nkuko yigeze gukina kuri finali ya Champions League nta muntu w'umukasira ufite typique ko harimo Kevin De Bruyne na Bernardo Silva. Hanyuma batanga santere Eberechi Eze arawushota ahita atsinda igitego cya gatanu yikurikiranya imikino 5 heruka yose yatsinze igitego. Crystal Palace nk'ikipe yari yarekeye Man City umupira kandi Man City nayo urebye Haaland ukuntu akina n'umwataka gutsindira ibitego byinshi ariko si umwataka burya wateza ibibazo aba defense navuga ko imenyereye kuko Maguire yabaye muri Academy ya Chelsea ajya muri Crystal Palace navuga ko umwe mu defenseur bamaze kugira experience yo ku rwego rwo hejuru kuko no muri equipe nationale y'Ubwongereza asigaye abanza mu kibuga kumushyiraho undi mukinyi wari wese wamushyiraho bakinana Chris Richard kongeraho ba Chris Richard kongeraho Lacroix Maxence Lacroix no mu defenseur wabo Daniel Munoz bafite na wing back ziteye ubwo kongeraho ko ari equipe ifite abakinnyi b'imbere biteguye kwiruka iminota 90 Ismail Sarr ariruka Eberechi Eze yakwirukanka Jean-Philippe Mateta iminota 60 myiza yaguha yakwirukanka wamusimbuza Nketiah nawe akaba yiteguye kwirukanka ne equipe yakoze pressing aho bigomba igakora n'aba counter attack yagiye abareyisi hari naho batsinze igitego VAR gikuraho kongeraho ki y'ingenzi umunyezamu witwa Dean Henderson yakoze akazi muri weekend muri finale binatuma Pep Guardiola yanga kumusuza avuga ngo ni ubatsindishije yakuriyemo umupira kuri inyuma y'urubuga
varira bireba ibona ko hari mu rubuga mo imbere ntibamuha ikarita y'umutuku. Pep Guardiola yatekereza ko bamuha umutuku, akuramo imipira myinshi, akuramo penalty ya Man City ndetse ngo anarya n'igihe. Ariko Dean Henderson yavuze ati se ko babongera iminota 10 kugihe nariye ko nundi bakibasubije kuki yandakare akanga kunsuhuza. Mu buryo buri ga tactique Pep niho yatsindiwe cyane match bakina match ya shampiyona. Palace mubanje 2 ejo bundi muri retour Man City iragarukira bigombora imutsinda 5-2. Match irangiye icyo gihe umutoza Glasner yabwiye Guardiola ngo niwongera gukina ibintu bisa n'ibyo wakinnye ntabwo uzansinda. Nabisomye ntabwo uzansinda. Yabimubwiraga kuko icyo gihe Pep Guardiola yarabizi ko mu buryo Palace kina nyine ifite abadefenseur 3 n'aba wing back nkuko yarabivuze Samir na Petit Frere René. Yarabizi ko ikora icyo bita ama mid block, ifunga hagati cyane. None akaba bizi ko icongera ku kintu kijyanye n'ama attaque rapide cyangwa ama counter attaque, ko iyo irekipe baro hagati ifite abasore bihuta mu mande abo baeze twavugaga. Uyu musore ya Ismail Assar twese tuzi ko ari abasore barenga cyane kuri pace na madrible. Noneho akaba bizi ko Guardiola muri iyi minsi ishize yarafite ikintu cyo ku ikipe muri defense siri tu mu mande iri vulnerable cyane, ikorerwaho udutendo nyine abantu donc barayuga barayikora ibyo bashaka byose. Yari yabikoza abona ibitego 2 nyine ibyo bibanza, ariko Guardiola yiga ikintu gikomeye ari nacyo yashakaga kuzana muri uyu mukino cyo kuba agomba kutayiha noneho chance yo kubona umupira cyane, kuko demo bayibona cyane, demo baransiyo mipira mu mpande. Noneho ugasanga City kuko ibakennye high line defense ni philosophy ni imyemerere ya Pep utahindura. Agomba kukudomina, agomba kuza mu kibuga cyawe, iyo territorial dominance ko kuntu agusanga mu kibuga cyawe agashyiramo abakinnyi benshi ni hame, ni kintu atahindura. Noneho baprofita nyine izo faye cyangwa se utwo twenge dusigara inyuma, iyo espace isigara inyuma bakayiransamo imipira bakajya kumutsinda. Ikintu rero Pep yapritse kuri ano ma equipe akora ama block bana ama block media ni ikintu cyo gukonserva baro cyane. Conservation di baro ni kugumana umupira. Kugumana umupira bisaba abakinnyi beza bazi gukina umupira, iki twita guhererekanya. Abo rero aravuga ngo ningira conservation nziza ya balo biramfasha noneho muri utilisation yayo mu buryo offensif bitangoye, kuko ningira abakinnyi bano twita abakaseri bakoresha ingufu ushaka kurekipera ariko nawe akaba afite like chances zo kuwutakaza, n'ubundi nzajya ntakaza imipira myinshi nubwo nayirekipeye abanyatake. Ibyiza reka nyine nta mukaseri. Wibaza ko Pep yafashe Bernardo Silva na Kevin De Bruyne bakina 6 n'umunani kandi ba Nico Gonzalez bari kuri bench Gundogan bari kuri bench. Bivuga ngo icyo yashakaga nicyo cyitwa conservation, gukonserva kugumana umupira, kubungabunga tutakaze. Nango KDB wasangaga ari uri kuri linye iri igabanyamo ikibuga kabiri hariya neza, ubundi Rodri kiriraga umupira uvuye muri defense no KDB yakiniraga akabanza akawerekanya na Bernardo, ari nawe igitego Samir yasobanuye cyavuye mu gutakaza umupira byarorohaga guhita transition zoro equipe ya Crystal Palace, kuko basangaga mediane irangaye n'aba recuperateri barimo bakazamukana imipira myinshi, si beza mu kuambura. So Pep rero muri ino myaka afite ikibazo gikomeye, ariko nanubwo ari n'ikibazo navuga gusa wenda kituruka kuri we gusa, n'abandi bantu bose b'abahanga barakigira. Nango hejuru ko yarabuza abakinnyi b'ingenzi bien sûr nka Rodri, ni umukinnyi utapfa kuvuga ngo ni uwo gusimbuza byoroshye cyane, ko nawe yanamwise izina dukunda kuvuga hano. Yaravuze ngo ameze nk'umunara umurika iyo ahantu hari umwijima muri Man City. Twakunze gutanga urugero kuri ari amafilime mujya mubona y'abazungu, hari nko kunubaka nk'akazu mu ishyamba bakagashyiraho umunara waka. Ako kazu gasanga karimo telefone, karimo nk'ibi bintu byo kwa muganga byibanze byibanze first aid mu gihe wakomereka, mu gihe wenda indege mwamurimo yabiguye se wahaza, ubagashyiramo n'amafirigo n'amabyeri n'ibirikeni. Bazungu batekereza ibintu byose, nta kintu bazungu scenario yose barayitekereza. Bati umuntu aguye aha yabigenza yahamagara nde, bahita batekereza no kucyakazi cyangwa no kwivura na bya birike rumena mu gisebo ugahita wizirika. So muri rusange rero mu kumutakaza yashatse ibisubizo ku bandi, ariko mu kubishaka Pep we abishaka
muri bwa buryo yizeramo umupira we yizera ko gutsinda umupira ari ukubanza kuwugumana ari ukubanza kuba ufite so ntago rero abuze kalite nicyo navuga ariko abuze n'ikindi kintu Pep atajya ashaka kwemera. Pep ntago ari umuntu wakira guhindura ibintu yemera. Noneho Pep yanavuze n'ijambo rikomeye ibyo yabivuze 2016 cyagiye abo wa gatatu Leicester twara champion Arsenal yabaye ya kabiri. Baramubwiye ngo Pep ko abantu ari kuvuga ko ibi bintu wakinnye mu Budage no muri Espagne muri Barca bitakunda hano. Araba ngo niba ibintu byatwaye Champions League ebyiri na champion zo muri Barcelona no muri Bayern abidakora nzabitsindanwa ariko nzatsindanwa ibyo nemera ntabwo nabihindura. Abongereza babyise stubbornness cyangwa se gufunga umutwe ariko maze kubibabwira yabaruyemo champion eshanu nyina baravuga ngo hari igihe bitanga umusaruro guhagara ku cyemezo cyawe harya twatwaye eshanu atwaye eshanu harimo enye zikurikiranye harimo zikurikiranye muri eshatu harimo eshanu twese zikurikiranye n'abantu mwemeshe eshatu ndetse niyaje 2017 Bayaze 2016 none susibye Liverpool itwaye kabiri na Chelsea yaciye mari ndi kipe yatwaye igikombe Pep Guardiola overall atwaye eshatu rega kubwari se harimo eshanu zikurikiranye oya nenye ntago ari atware eshanu nenye atware enye zikurikiranye zo ndazizi reka dusubire inyuma ariko se ko duhindutse nk'abantu bakoze muri 2000 na internet habo Liverpool atsinze atwaye eshanu na Chelsea gusa ari eshanu ndetse n'amaze imyaka 8 hari atwaye eshanu harimo zikurikiranye imyaka ingahe 17 ugamaze imyaka Pep yatwaye esheshatu yaje 2016 afite esheshatu afite esheshatu harimo izo yatwaye enye zikurikiranye ikomereza. Hanyuma umuntu washimishije cyane ni Joel Ward baje kugaragaza akantu ku murongo muri Bibiliya yari yambaye umurongo wa Bibiliya wo mu Efeso ibice 3 umurongo wa 20. dusomere Now all glory to God who is able through his mighty power at work with us. Abefeso ni ibintu ibyo ni ibintu akenshi usanga byanditswe na Paulo niwe wakoze kwandika ibyo bintu. Through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than we might ask. Igice cya kangahe? Igice cya gatatu umurongo wa 20. Igice cya gatatu umurongo wa 20 ngo nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nkuko imbaraga zayo zidukoreramo. Oya Joel Wade bari batangaje ko agomba kugera ku murongo wa 21 Kazungu Crevana mushoje inshuti yanjye ati icyubahiro kibe icyayo mu itorero no muri Kristo Yesu kugeza iteka ryose iby'ibihe bidashira. Amen. Bari batangaje ko bagomba kumusezera iyo sezo yanyuma Joel Wade sezo yanyuma yazamukanye nabo mu cyiciro cya mbere yaramaze imyaka 13 bari bamutangarije ko agomba kuzasezera muri ino equipe gutwara igikombe muri Crystal Palace ni inzozi ntabwo ari inzozi bamaze bise bagerageza muri 19 barahageze 2025 barahagera kuri inshuro bakibonye ariko umuntu bita Dean Henderson ashaka kutagwa muri Palace kuko yagaragaje performance dasanzwe save esheshatu Pep yanavuze n'ijambo bitandatu byabazwe yanavuze n'ijambo nanakunze rikomeye nyuma yavuze n'ubwo ari yamurakare yavuze ngo sinabishyira kuri Dean Henderson nabyishyiraho n'ikipe yanjye kuko ntushobora gusobanura ukuntu tutatsinze igitego iyo udashobora gutsinda igitego ntiwatsinda match umupira wawe yateye penalty mu yandi magambo ari kuvuga ngo none se nubwo yaba wastinze time abakinnyi nashyizemo ubu abakinnyi b'abahanga mfite nabo kuva kuri Palace badatsinze igitego nibyo nabwiraga Mbappe Pep bamushyize muri condition zitatuma nasimbuka kuri gushotagura kuriya nta kiba kibura no gushyira mu izamu gusa so wawuhindura iki kubera ko iminota mfite tugomba kuyivugaho gato kuri Simba na RS Berkane Mbappe ahubwo Mbappe Kylian Mbappe reka twihute muri tudukuru tudatinda. Jamie Vardy yasezeye muri Leicester City ejo yuzaga umukino wa 200 yuzaga igitego cya 200 mu mikino 500 akiniye muri Leicester City. Ni intwari ya Leicester ni intwari y'umujyi ibyo ni hame birazwi ya Premier League. Osman yafashe Galatasaray gutwara igikombe ejo yatsinze igitego cya 25 hagaragaye urutifo runini cyane muri stade rumubwira ngo stay with us. Arashakwa n'amakipe akomeye amaze kugira Sevilla mereye gutwarana igikombe na Galatasaray ukongeraho igikombe yatwaranye n'ikipe ya Napoli yigeze no gusetsa abantu bavuga ati muri Napoli ati